niba bakwibye telefone bakaba bayitwaye ako kanya, ngiye kukwereka ikintu uzihutira gukora cya mbere kugira ngo ubashe kuba wakurikirana telefone yawe cyangwa se amakuru yawe y'ingenzi ari muri iyo telefone ubashe kuba wayakuramo, ube wayiforomata se cyangwa wakora ibindi, ube wanayirokinga. Hanyuma rero niba uri mushya banza ukande subscribe button, ufungure n'akazogera notification kugira ngo tuzakomeze kubana mu biganiro bigiye bitandukanye cyangwa se ku madocument n'amatutorial tugenda tubageza kuri channel ya RPBTech. Hanyuma reka dutangire. Niba bakwiye telefone, email iri muri telefone bibye urayizi, password yayo urayizi. Making sure ko telefone yawe bibye yari ifite internet ifunguye cyangwa se wifi yari ifunguye ku buryo yagera ahantu haherereye wifi mwako gace waba wari connectseho, cyangwa se ageze muri gare hari izo wifi z'ubuntu cyangwa za car free zone igahita yiconnecting. Kuko ibintu byose tugiye kuvuga bizasaba ko ya telefone igomba kuba iri kuri rezo. Hari telefone nziza zigezweho, urugero uretse n'izitagezweho n'iza hahise, hari amatelefone ujya kuzimya bigasaba ngo ubuzi password yari iri muri telefone, patena n'ibindi. Hanyuma rero ushobora kugira amahirwe wese umuntu uyitwaye ntabwo password yawe yarayizi. Niba atarayizi rero azajya kuyizimya cyangwa bamusabe ko agomba kubaza password. Bivuze ngo hazashira akanya ikiri kuri rezo mbere y'uko wenda ayiforomatisha cyangwa se bagira ibindi bayikoreraho ku mashini. Uzakora iki niba aribwo bakigutwara ako kanya? Banza ukande subscribe niba uri mushyashya, kanda like, share ndetse na comment. Ako kanya bakigutwara uzahita utira mugenzi wawe telefone urogingemo ya email yawe na password. Numara gusayininga in uzajya muri Chrome, muri browser. Hanyuma nugera muri browser usacinge manage account. Numara gusacinga manage account hazaza utuntu twinshi scrolling uhitemo security. Numara guhitamo security uzascrollinga urebe ahanditse find devices. Numara kugera ahanditse izo device uzahita ubona ahanditse find lost device. Numara kubona ahanditse lost device uzakirikaho. Ugikirikaho bazakuzanira device zirimo ya email yawe, zisayininzemo ya email yawe. Ushobora kuba ari device ebyiri, imwe gutyo. Cyangwa se uzagomba kuba harimo iyo uri gukoresha wenda niyo bagutwaye cyangwa n'indi yindi wigeze usayiningamo. Noneho wowe uzareba iyo bagutwaye niyi uyikirikeho. Nuyikirikaho niba iri kuri internet bazahita baguha location mu buryo bwa Google Map. Niba ifite internet uzahita ubona location y'ahantu ya telefone yawe iri kugana cyangwa se iherereye, ube wayikurikirana uyigereho. Ushobora kubona iri hafi aho ugahita uyikurikirana byihuse cyane, ukaba wahita uyigeraho ukurikiye location uri kureba. Hanyuma ushobora kubona wenda iri kure kuzayigeraho bishoboye kugora, hakaba harimo amakuru yawe y'ingenzi udashaka ko ajya ahagaragara. Icyo uzakora ni iki? Ntabwo uzaguma gukurikira ya location. Umunsi gato hari ahanditse format factory. Format factory ushobora kuzayikirikaho. Nanone bizasaba ko ya telefone ibyo byose igomba kuba ifite internet. Nukirika kuri format factory ya telefone izahita yiforomata. Mu kwiforomata rero data zawe ziriho zose zizavaho. Muri make azatwara telefone ariko nta data zawe
ajyanye cyangwa se nta mabanga yawe atwaye muri ya telefone yibye. Hanyuma bizagenda bite mu gihe ukoze iyo format factory akava kuri internet? Bizahagarara, ariko aho azagera ikongera ikikonekita kuri internet izahita ikomerezaho. Ikibona internet gatoya izahita ikomerezaho format factory. Ikindi kintu cya gatatu gishoboka ariko cyo kitari ingenzi cyane ni ukuba wakora secure device. Ushobora kuba wahitamo kuri secure device. Secure device ho bitagusaba kuba warokinga ukoresheje email cyangwa se ibindi bintu gutyo nyine bitandukanye. Ubu ni nk'igihe ushobora kuba ushaka kuyisecuringa ukayirokinga n'ugakomeza ukayikurikirana irokinze. Ushobora kuba yitwaye akayitwara hatarimo patena kuburyo ashobora guhita ayizimya, wowe ukimara kubona ko igiye ugahita ubanza ugakora secure, wamara gukora secure ukaguma ugakurikirana telefone yawe. Ibyo bintu bitatu by'ingenzi uzihutira gukora mu gihe wagutwaye telefone yawe. Iyi video niba wayikunze kanda subscribe, niba uri mushya kanda subscribe, niba ubonye hari icyo yafasha mugenzi wawe kora share kugira ngo nawe abashe kumenya ubwo bumenyi bukeya ariko bufite intego cyangwa se bufite akamaro. Ndabashimiye mwese twabanye rero kuri YouTube channel, tuzasubire muri video ubutaha.